tunejejwe n'Imana uyu munsi ko yongeye kuduha ijambo ryayo kugira ngo turibwirize bikwiriye. Uyu munsi dufite ijambo ry'Imana Imana yaduhaye riri muri Matayo 6 guhera ku murongo wa 25. Ni ijambo tumenyereye cyane gusoma, ariko uyu munsi reka tuhaganire. Ndi Pastor Nsengimana Sylvester, ndi kumwe na Evangelist Goreti Muhongerwa. Reka adusomere icyo gice Matayo 6 uhereye ku murongo wa 25. Turahakura ubutumwa bw'uyu munsi. Reka dusome mu izina rya Yesu. Nicyo umurongo wa 25 ibice 6 muri Matayo. Haravuga ngo nicyo gitumye mbabwira nti ntimukiganyire ngo mutekereze ubugingo muti tuzarya iki cyangwa muti tuzanywa iki. Ntimwiganyire ngo mutekereze iby'umubiri wanyu ngo tuzambara iki. Mbese ubugingo ntiburuta ibyo kurya, umubiri nturuta imyambaro. Nimurebe ibiguruka mu kirere, ntibibiba, ntibisarura, ntibihunika mu bigega, kandi So wo mu ijuru arabigaburira nabyo. Mwebwe se ntimubiruta cyane? Ninde muri mwe wiganyira wabasha kwiyunguraho umukono umwe? None se ikibaganyisha imyambaro ni iki? Mutekereze uburabyo bwo mu gasozi uko bumera, ntibugira umurimo, ntibuboha imyenda. Kandi ndababwira yuko Salomo mu bwiza bwe bwose atarimbaga nk'akarabyo kamwe ko muri ubu. Ariko Imana ubwo yambika ubwatsi bwo mu gasozi ityo buriho none ejo bakabujugunya mu muriro, ntizarushaho kubambika mwaba afite kwizera guke mwe? Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagane babishaka, kandi So wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Amen. Imana ikugirire neza, iguha umugisha. Aya magambo ni amagambo yavuzwe na Yesu Kristo abwira intumwa ze zari zimukurikiye, cyangwa za zindi yaratoranije, intumwa 12. Urumva yuko benshi yagiye abakura mu byabo bakoraga. Petero yamukuye mu burobyi bwe, Matayo yamukura mu gusoresha, n'abandi bagiye bamukurikira bari bafite ibyo bakora bibinjiriza amafaranga. Rero uko bamukurikiraga, ubwo babonaga nta herezo bafite, bakabona bakeneye imyambaro, bakeneye ibiryo, bakavuga ati uyu mugabo dukurikiye koko azatugeza kuki? Aho ngaho ntituzasonza, ntituzakubitwa n'ibibazo by'isi. Nk'uko uyu munsi wa none nawe ushobora kwiganyira ukareba ejo hawe hazaza ukahabura. Amen. Ariko Yesu kuko ari Imana yarebaga mu mitima yabo, akabona bafite ikintu cyitwa kwiganyira, akabona ntibishimye, akabona baragenda baseta ibirenge, nibwo yababwiye ati ntimukiganyire. Uyu munsi ijambo riragarutse ritubwira ngo ntitukiganyire. Yewe muntu urimo kwiganyira, yewe muntu urimo kureba ibibazo by'isi, ukareba ejo hawe hazaza ugasanga ntabwo urimo kuhabona, ndetse bikaba biri mu mutima wawe birimo kurwaniramo, ureba imisoro, ureba ubukode, ureba amadeni, ureba ibiciro birimo kuzamuka, ukavuga uti isi irimo kunsiga. Ariko ijambo rimanutse rivuga ngo reka kwiganyira. Reka kwiganyira kubera yuko Imana iracyariho. Ariya magambo yavuzwe na Yesu n'uyu munsi aracyavugwa, kuko Imana ntisaza, Imana iriho buri munsi, izahoraho iteka. Kandi wa mwuka wahumekeweho n'abanditse ijambo ry'Imana uracyahari. Uyu munsi wa none ijambo riracyavuga ko reka kwiganyira. Nta kibazo kiba kinini ngo gisumbe imbaraga z'Imana. Nta joro ridacya, nta mvura idahita. Ibibazo biraza ariko bikanarangira. Intambara ziraza ariko zikanashira.
inzara iraza ariko ikageraho ikarangira, kirize iraza ariko ikongera igashira, ujya mu bukode ariko ejo ukagura inzu, ubu umushomeye ariko ejo ukabona akazi, ubu ni umukene ariko ejo Imana ikagutabara. Reka kwiganyira rero. Uyu munsi gira ihumure, menya yuko icyo Imana irimo kuvuga ngo ahubwo aho kugira ngo umare umwanya wiganyira, ufata umwanya munini utekereza ibizakubaho, ufata umwanya munini witekerezaho, ufata umwanya munini utekereza aho uzakura amafaranga y'ishuri y'umwana wawe, ufata umwanya munini utekereza amadeni, ahubwo ngo ushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ngo n'ibindi byose izabikongera. Kora ibyo ushinzwe. Niba ufite akazi gakore, niba ufite dukeya ukora dukore, ariko udukore ukiranuka, udukore ushaka mu maso y'Imana, udukore uyoborwa n'Imana. Ngo nukora ibyo ngibyo, ya Mana nayo izakuyobora mu byo ukora kandi izakurinda. Amen. Rero uyu munsi wa none ijambo rimanutse riguhumuriza, rikubwira ngo ukomere, ushikame, wirinde guhungabanywa n'ibibazo byo muri iyi si, wirinde guhungabanywa n'imiraba, ngo wumve yuko ejo hawe hazaza hadahari. Ngo shaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, n'ibindi byose uzabyongererwa. Goreti Muhongerwa Evangelist, urabivugaho iki nk'uko twumvishije iryo jambo? Urakoze pasita, iri ni ijambo ryiza cyane, ndagira ngo mbwire abadukurikiye mwese ko nta mpamvu yo kwiganyira, kuko dufite uwutwitaho, dufite umurengezi ariyo Mana yacu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye neza ko ngo ibyo twiganyira byose n'abapagani niko babyiganyira, ngo kandi Data wa twese azi ko tubikwiye. Imana twizera, Imana twamenye, Imana dukorera, izi ibidukwiye, izi ibyo twifuza byose, ibyo dukennye irabizi. Icyo dusabwa ni ukuyizera, icyo dusabwa ni ukuyihanga amaso, icyo dusabwa ni ukuyitunganira, naho ubundi ibyo dukeneye byose ibibizi. Nidushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibyo twifuza byose izajya ibiduha tutagowe, tutavunitse. Umurongo wa nyuma 34 uravuga ngo ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo, umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Ntabwo dukwiye kwiganyira tuvuga ngo ejo bizagenda bite, ejo nzabigenza nte. Hanga amaso Imana, wizere Uwiteka Imana, wiringire ko ibyo ukeneye byose ibizi kandi bifite. Ntabwo Imana ishakisha, si umwana w'umuntu ngo iburirwe, ahubwo ibyo tuba dukeneye byose ibi bifite, kandi ibigabira buri muntu wese uyizeye akayiringira. Nimugire kwizera rero, kandi mwikomeze ku Mana, aba ariyo muhanga amaso, muyerekezeho ibyifuzo byanyu byose, imitima yanyu yerekere kuri yo, mwiringire ko ibyo mwifuza byose igomba kubibaha. Reka dusengera buri muntu wese. Uwiteka Mana, dusengeye buri muntu wese ufite ikibazo cyo kwiganyira, avuga ngo ejo he ntabwo hahari, ari ibibazo bimukikije. Uyu munsi wa none umuhe ijambo ry'ihumure, ijambo rijye mu mutima we rimuhumurize, kandi uyu munsi wa none ufate ku mutima we kandi umwereke yuko hakiri ibyiringiro. Ariko ndasenze kugira ngo uyu munsi buri muntu wese wumvishe ijambo agire ihumure mu mutima. Urakoze yuko wumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Telefoni zacu ni izi ngizi: Pastor Nsengimana Sylvestre 0722 65996, za Evangelist Goreti Muhongerwa 0782 473 245. Mugire amahoro y'Uwiteka. Shalom.